Muraho neza, iyi ngiyi ni Josh Creativity, mukaba muri kumwe na Joshua, nkaba ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora ice cream yawe ukoresheje amata, isukari n'ibindi byinshi nza kugenda nkwereka muri iyi video. Icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza. Twagiye. Hano turongeramo noneho cornstarch. Cornstarch ni ifu ikozwe muri bya bigori by'umuhondo. Gusonjesha chocolate yacu tuza dufata noneho tuyitereka ahantu ikonje, ubushyuhe buvemo, noneho ubundi duhita tuyisuka muri glass, tuze kubona uburyo tuza kugenda tuyishyira kuri ya milk ice yacu iyo twakoze. Noneho nk'uko mubibona, murabona ko ya milk ice yacu tuyikuye muri fridge, ubu ngubu yabaye barafu. Noneho tugiye kugenda dushyiraho ya chocolate yacu twagiye dusonjesha. Ariko mbere y'uko dukora ibyo byose, turabanza tuyishyire mu mazi nk'amasegonda 45 kugira ngo dutangire ibyo ngibyo nari mbabwiye.
noneho uzajya uyikoza muri ya chocolate twayongesheje, noneho nuyikuramo uzajya umara amasegonda 35 kuri 40 utegereje ko ya chocolate yacu uyisetinga kuri ya chocobar. Nongera ngo murabona ko noneho chocolate ice cream yacu yarangiye kubayo, ubu ngubu twayirangije kandi murakoze mu babanye nanjye mukaba murangije iyi video, nawe gerageza ubikore birakunda. Murakoze cyane kandi ntimwibagirwe gukora share, like na subscribe, kandi mwandike na comment ku bindi mukeneye ko nabafashamo mu guteka cyangwa mu gukora bindi. Murakoze cyane.